Reka tubikubaze. Meze neza ndashima Imana. Yego, ikaze mu kiganiro duherukana umwaka ushize. Umwaka ushize pe. Impamvu ituma duherukana umwaka ushize tugiye kuyiganiraho mu mwanya mutoya. Mbere gato reka tubanze dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, tugushimiye Imana y'ubuzima, tugushimiye ko duhaye kubaho, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye ko warinze twese, dufashe n'umwanya wo kuganira ube hagati yacu. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Buri wese ukuri iki kiganiro, buri wese uri mu muryango mugari w'abana b'Imana w'Agakiza TV, tuguhaye ikaze. Twizera ko uza kugumana natwe. Pastor, twongeye kuguha ikaze. Murakoze. Njye n'abakurikiye bose dufite ishimwe mu mutima kongera kukubona. Yego. Ariko impamvu dufite ishimwe nuko mu biganiro byabanje babigiye babikurikira twagiye dukomozaho gato ko Pastor arwaye. Ukajya ubitubwiraho ariko tugahita tugenda. Uyu munsi rero twatekereje yuko aho bigeze uko biri kose, abana b'Imana, umuryango w'abana b'Imana bakunda ibiganiro byacu badusengera, twabasangiza aho bigeze, aho amasengesho yabo ageze akora. Mbere gato tugitangira, Pasiteri umerewe ute? Hanyuma ukomereze. Ndaho meze neza kandi cyane, ndashimira Imana. Kurikije uko nari meze kiriya gihe, uyu munsi nujuje amezi 4 n'iminsi 13 mba mu nzu. Nta mirimo n'imwe ndi gukora. Reka duhere inyuma gatoya. Abantu ntabwo bigeze bamenya icyo Pasiteri arwaye. Birashoboka, ibishoboka ko wadusangiza Pasiteri arwaye iki? Pasiteri arwaye, ariko kubera ko abadukurikiye bose atari abaganga, ubundi usibye njyewe na muganga, ntabwo nyine ararwaye. Yego. Ariko nibwira ko ubuse ntibari kubibona bimwe. Nyine nayo ndavuga ko maze icyo gihe cyose ndwaye. Yari inkuru mbi kumenya ko uzamara igihe utemerewe gukora imirimo iyo ari yo yose. Urebye nibyo. Uburwayi watangiye kubwumva ryari? Hashize ubusanzwe mbumaranye igihe, ariko bwatangiye kuba nakamvuge ngo nabi mu kwezi nko kwa 9 k'umwaka ushize. Ubwo natangiye kugira ububabare bwa bundi nange kuvuga ngo butihanganirwa bwinshi bushoboka. Kiriya gihe rero tuherukana hano, tubabwira ko nshobora kumara igihe ntari kuboneka. Byari bitameze neza. Ndibuka ko n'uriya munsi nashoboye kuza kuri kamera nafashe imiti myinshi ishoboka igabanya ububabare, kugira ngo ababyuka twanamaze iminota mike. Yego. Rero nyuma yaho byarakomeje. Hanyuma ndashimira Imana ko naje kubona ubuvuzi butuma kuri ubu ntari kubabara. Ndi mu nzira yo gukira, ariko sindi kubabara nk'uko nababaraga kiriya gihe. Rero ndashimira Imana. Ndashaka gushimira abantu 3. Aba mbere n'abantu tubana nyine bamwe bise umuryango mugari. Kuba nange kuvuga ngo warakurikiye Agakiza, ugashira amezi 4 nta kiganiro kigiyeho kandi ukaba ukihari. Wow. Abantu baturutse hariya mu gihugu cy'Amajyaruguru baravuga ngo turakwishimiye. Nanjye ndabishimiye. Ni ibigaragaza inyota, umutima, umuhate no kugira icyizere. Ubusanzwe ku Gakiza nta byacitse bihaba. Umuntu wazi, umuntu ukunda ijambo ry'Imana, kubera ko nta bintu bitwika bihari. Hanyuma bakabiri nshaka gushimira n'abantu basengeye.
abantu benshi basengeye bamwe ndabizi abandi simbizi n'ibanga ngira ngo biri mu mpamvu ngaruye kugira ngo tubashimire yego bumve ko amasengesho yabo yakoze umurimo usibye nyine kuvuga ko ngwaye nakorewe mu buvuzi nakorewe harimwo ubugira amahirwe yo kugera ku ntego munsi ya 30%. bivuga ngo hari ijanisha rinini ry'ababukorerwa bahasiga ubuzima. Yego rero ndashimira Imana ko ngewe nabaye muri uwo mubare muto cyane ushobora kubirokoka. Rero ndashimira Imana ko ngewe nabaye muri uwo mubare muto cyane ushobora kubirokoka. Ndi mu nzira gusa yo gukira, ariko ni amahirwe akomeye cyane kuba nabashije kubirokoka, kurokoka ubwo buvuzi nakorewe. Kandi ubwo buvuzi nta hagati habaho, biremera cyangwa bikanga. Hanyuma ndashaka gushimira abantu basengeye. Hari abantu benshi bambwira ngo twaramenye ko urwaye hanyuma twaragusengeye. Ni ikintu cyiza pe, kuba warabyibutse ukabizirikana ni ikintu cy'ingenzi, kuko mu biganiro twabivugagaho gato gusa tugahita dukomeza, ariko nibaza ko ufite kumva yabaga yumvise ko afite ikiraka nawe cyo kudufata amaboko. Muri bwa buryo bwacu nyine bwo kudakabya, ntabwo dushobora guhuruza ngo tuvuge ngo biracitse. Nta byacitse, kubera ko ninava mu mubiri ivugabutumwa rizakomeza. N'ubu wari urwaye ryarakomeje, ryariho rirakoko. Rero nta mpamvu yo kubigira ibintu bikomeye. Ngewe mpari kugira ngo nkore icyo naremewe, ninkirangiza nzava inaha, hanyuma abandi bakomerezeho. Rero numva nta kintu gikomeye kirimo. Aba gatatu nshaka gushimira abantu bamfashije kugira ngo ngere ku buvuzi, ubashe kwivuza. Ni abantu b'ingenzi cyane, Imana ibahe umugisha. Bakoze ikintu gikomeye. Hari umwe yambwiye ikintu ntashobora kwibagirwa. Yarambwiye ngo kurwara kwawe ni igitero ku bwami bw'Imana. Ntabwo twakwemera ko uremba ukagera igihe birangira gutyo. Kubera ko habuzeho gato. Nanjye narabonaga ko iminsi yo kuba mu isi iragenda igabanuka. Ubu hari kuba havugwa izindi nkuru zitari turi kuvuga. Yego. Rero ndashimira Imana yandokoye mu buryo butangaje. Ndashimira Imana yanyongeye ubuzima, ariko ababigizemo uruhare Imana ibahe umugisha. Baba abagumanye natwe, baba basengeye, baba n'abatanze ubushobozi bwabo kugira ngo mbashe kugera ku buvuzi. Ntitwakwibagirwa gushimira n'ababa batarigeze babimenya, ubu ngubu akaba ari bwo babimenye, wenda bafite umutima wo kuba bari kugira icyo bakora, nabyo birashoboka. Yego, Imana ibahe umugisha. Ni abantu beza dukwiye nyine gushimira bose muri rusange. Imana ibahe umugisha. Dusubire inyuma gato, mu burwayi uri kuvurwa mu mutwe wize iki? Ni irihe somo wigiyemo ushobora gusangiza abantu bashobora kuba batitaho, reka mbyite gutyo? Ni icyo nize ni uko ubuzima ari impano. Reka nkoreshe ya mvugo ya ba bantu numvise ngo nubyuka ukabona byemeye. Ushobora kubyuka ukisanga mu kagare cy'iteka. Ushobora no mu buvuzi nakorewe bansinyishije inshuro nyinshi, bambwira ati nibitemera ukava mu mubiri bizatubagwa. Ni nko kukubwira ati nabyo byitegura ko bishoboka. Yego. Hanyuma nyine ndabyitegura. Rero icyo nashaka kuvuga ni uko birashoboka ko Desire yari amaze igihe akora ibiterane, yari byashoboka ko aba adahari. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Yego. Rero icyo nize gikomeye, ni byiza ko buri munsi ukora icyo waremewe. Gusa hari igihe njya nibaza ko ntafite ideni se, niko najyaga nibwira, kubera ko ngiye nakiriwe mfite imyaka 10,
natangiye kubwiriza mfite 13 bananzeho kimwe mu 10 ntangira guseruva ubwo sinavuga ngo nta deni mfite isi kuba naragarutse donc kuba narongerewe igihe cyo kubaho bikinyereka ko ngifite akazi ko gukora rero hari ibyo ijuru rigishaka ko ukora yego ni amahirwe rero nahawe kugira ngo nongere guserva gukorera ubwami bw'Imana umuntu udukurikiye nakanguka mu gitondo akabona ibyemeye amenye ko agomba gukora imirimo myiza iyo twaremewe muri Kristo Yesu simvuze mu rusengero aho ucururiza aho wirirwa mu buzima bwa buri munsi ukwiye gukora icyo waremewe gukora kubera ko ubuzima ni impano hanyuma ikindi nize ni uko iyo umuntu ari muzima yibereye mu buzima busanzwe ntabwo yibuka ko hari abantu bari kubara iminota cyane abo bantu abona bukeye ijoro rimwe akabera nk'aho yongerewe umwaka wo kubaho yego kubera uburibwe bukomeye nari mfite mu mezi agiye kuba 5 nabara inshuro nasinziriye gusinzira ndazizi kandi nabwo gusinzira ni isaha 1, 2, 3 nabwo kuri penikira umuntu yasinziriye akageza ejo mu gitondo agakomeza n'ubuzima bwe ntamenya ko hariho ubuntu ijoro ryabereye rirerire byanze gutya hanyuma hari igihe tutabasura kubera ko tuvuga ngo ntidufite amafaranga mu by'ukuri umuntu uri muri ubwo buzima aho hantu mu bitaro cyangwa mu rugo ntakeneye amafaranga yawe akeneye wowe akeneye bamubwira ngo biracashoboka ubwo ubabaye Imana irashaka gukunda iyo urebye abakristo ntibakunda gusura ibitaro cyangwa se abari mu buzima bumeze gutya cyakora akantu nabonye iyo umuntu yitabye Imana twese duhita tuboneka tukanarira rero nibwira ko dukwiye kumenya ko Yesu yavuze ngo nari ngwaye muza kumusura ni abo bantu hari igihe umuntu aba akeneye ihumure nicyo nashaka kuvuga yego aba akeneye ihumure rituvuye rero Imana izajya ishoboza ko ushobora gutanga amafaranga n'ibindi ariko iryo humure utaritanze ukoze ikintu gito cyane yego kubera ko muri iki gihe abantu benshi bari gutungurwa n'inkuru mbi tugusanzemo umuntu yumvisha inkuru mbi rero aba akeneye iyindi nkuru nziza iyisimbura ibyo bimufasha kutiheba no gukomera no kubona ko koko bishoboka buriya kwa muganga abaganga Imana ibaha amahoro n'umugisha bakora akazi gakomeye ariko nibaza ko kimwe bashingiraho mu kuvura umuntu ni icyizere afite yego iyo uvura umuntu nawe yumva yizeye ko akira birakorohera ariko kuvura umuntu yihebye hanyuma se ni gute utakwiheba kandi wumvisha inkuru iteye ubwoba ni ukuba wahuye na wa muntu ukubwira ati ntibirangiye Imana ishaka gufiteho umugambi kandi nanone hari n'ikindi niba biri bunarangire ukeneye umuntu yaguherekeza nigeze kumva umugabo w'umunyamerika uwo mugabo akora akazi niwe gusa numvisha hari abantu bajya bakatirwa kunyongwa ibyo byumva we rero yasabye ko yajya afasha abo bantu mbere ku munota wa nyuma mbere y'uko banyongwa numva atari ibintu bikomeye iyo minisitiri urumva uburemere iraremereye cyane akamubwira Yesu akamubwira ko Imana imukunda akamubwira ko agiye kwambukira ahandi hantu heza akamufasha kumutegura hanyuma bagakora ibyo amategeko avuga uwo muntu akora minisitiri ikomeye twebwe rero iyo umuntu agwaye cyangwa se afite izindi mpamvu zituma ava mu mubiri kibuze niba ari bunambuke yari akwiye gutegurwa kuruta ko turi buhurure
yamaze kwambuka tutazi n'aho yambukiye, tutazi n'uburyo agiye no kugaruka bidashoboka. Wenda rimwe agiye anaturakariye. Ntureba urambaza ibyo nize? Yego cyane, ndi kubaza amaso kugira ngo bayige, kuko hari ushobora kuba ari kutureba nawe ubwo atarakira cyangwa arwaje, cyangwa akaba bivuyemo ariko akabifata nk'aho ari ugukira bisanzwe gusa nta somo ushobora gukuramo, kandi nta kintu na kimwe gishobora kutubaho gutyo gusa ngo Imana ikireke kandi nta somo ririmo. Imana ntabwo ari kwikora ikintu cyose kigeze mbere y'uko gitambuka, ukwiye kubanza kureba neza niba nta somo rivuyemo. Hanyuma ndashaka kubwira ikindi abantu bankurikiye ari bazima badafite ahantu hababaza hariho hose. Umubiri amakosa yose uwukoreye umubiri ugira inzika uba uzayishura. Hari abantu rero bananirwa ntibaruhuke, bagashituza ikawa n'ibindi, agakomeza agakora. Abantu muri iki gihe urabizi, hari bamwe siziba warahuye nabo akubwira ko aryama amasaha make ariko akabivuga nk'ikirato, nk'ubutwari. Yego. Umubiri igihano cya nyuma ni ukudasinzira. Noneho rero iyo utangiye kwishyira mu gihano wowe ubwawe utaruhuka, hari imyaka bizageramo umubiri ukwibutse ko icyo gihe byari amakosa. Dukwiye kumenya ko isi yubakiye ku mahame kandi tugomba kubaha, harimo n'iryo kuruhuka. Pastor, mu gihe wari urwaye, abantu barabizi uburyo umurimo w'Imana ukuba ku mutima cyane pe. Mu by'ukuri umurimo wari wahagaze, reka mbyite gutyo. Abantu inzara n'inyota y'ijambo cyangwa se y'Imana gushyize ku mutima bari batakibibona. Wari utekanye, wumvaga abantu bafite abazo, wari umeze ute mu gihe ubona ko ibintu byose byahagaze kubera umubiri utakibishoboye? Kugira ngo wumve ingano y'inyota, hari abantu namenyesheje ko ndwaye, kandi igihe duherukana nawe twarababwiye ngo ntituzi igihe bizamara. Yego. Nanubu mbasubiremo, ntituzi neza igihe, kubera ko gukira n'urugendo. Ariko hari abantu bazi ko ndi mu gihe kimeze gutya. Yego. Ambaza ngo nta video duheruka kubona, ko nta jambo ry'Imana, inzara iratwije. Umva nabyuka nkajya kuri kamera ariko ngasanga ntibishoboka. Ni rya jambo Yesu yavuze, umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Rero mbonye message nka bene iyo, ariko nanone reka nongere mbwira abadukurikiye ko mu byo ntemerewe cyane ubu telefone irimo, munyandikira nasinga usubije, kamere ntizamuke. Cyangwa nuhamagara ukitabwa n'undi muntu utari pasiteri umwizera, umufate nk'ari nge waba kwitabye, muhe message azagerageza kuyingeza. Utumesaje nka bene utwo twatumaga wumva uburyo umurimo. Yego. Ariko nanone ikindi shimira Imana, ibiterane birakomeje. Hari umuntu w'Imana yitwa Yohana, yarafunzwe. Noneho umva yari mubyara wa Yesu. Yego. Kandi yari umuntu wuzuye umwuka w'Imana mwinshi, Yohana pe. Ku buryo Yesu yamuhamirije ko mu babyawe n'abagore ntawungana na Yohana. Ahita atuma kuri Yesu akavuga ati gute ndaha kandi naraguhamije. Yesu nta kintu yabasubije, wese ajya mu kirorero kiri hafi aho kiza abagwayi, birukana abadayimoni n'ibintu. Avuga ati mugende mubwire ibyo murebye n'ibyo mwumvise. Avuga ati umurimo urakomeje, nta gikuba cyacitse. Nashaka guha ubutumwa abashumba bagenzi banjye n'abantu bakorera Imana, rimwe na rimwe ntitunaruhuke. Umurimo ni byiza kuwukora mu gihe cyawe kandi ugakora iyo bwabaga pe. Ariko nagira ngo nkwibutse ko utagihari umurimo uzakomeza. Ni nk'uko utaraza warakorwaga. Rero ni byiza ko twubaka balance life.
tugakorera Imana yego byiza cyane mu mwuzuro, ariko nanone ukibuka ko bidashingiye kuri wowe. Nagiye numva utuntu dusekeje, aho umuntu akubwira ati ngewe itorero ryanje abantu 1000, akabivugana kwiyemera nkaho wagira ngo nawe yagiye ku musaraba, yapfiriye abo bantu 1000 be, urumva? Kandi akabashiraho n'amabwiriza aremereye nkaho atazapfa itorero rigakomeza. Uwo dukorera ni Kristo, waba uhari waba utakinahari, umurimo uzakomeza. Rero nagira ngo usabe bene wacu b'abashumba bagerageze kwereka abantu Kristo utakubiyereka, kuko Kristo ahoraho ariko wowe ntuzahoraho. we ntuzahora. Sinkubwiye ko nasinye inshuro nyinshi ko bishoboka ko ntari bugaruke. Nibwira ko sinkwiye gutekereza ko Kristo twafatanije gucungura, ku buryo nshobora gufata intama ze nkazita izanjye, mbere yo kwereka abantu Kristo, ariko si mbere yo kwiyubakaho abantu mbiyereka nkaho nibanyuramo ariko bazagera kuri Kristo. Kuko maze amezi hafi 5 kandi ibiterane birakomeye, ubutumwa bwiza buracabwirizwa, abantu baracakizwa, ubuzima Kristo aracacungura. Yego, abantu batwihanganire, ntabwo tumara iminota myinshi kuko umushumba nyine nubwo aje ntabwo aje, ntabwo igihe cyo kuza ubundi cyari kiragera, kwari kugira ngo dufashe abantu bose bagize uruhare mu gukira kwe. Ubwo turavuga batanze umwanya wabo bagasenga cyane cyane, ariko badashobora kumugeraho, abadashobora kukugeraho ariko basenze. Ni nko kubabwira ngo umurimo mwakoze, umusaruro dore nguyu, kandi uracyakomeje gukorwa. Ntabwo turi butinde, ntabwo turi bumarane n'umushumba umwanya munini, ariko icyo namubaza dusoza, mu biganiro byabanje twagiye tubivugaho gato ko urwaye, igihe kirashira cyo kwivuza, uyu munsi uragarutse. Wadutandukaniriza, abantu bashobora nko gutekereza batese hari icyizere ko noneho hari itandukaniro ry'uko wari uri imbere n'ukuri wiyumva ubu ngubu nyuma yo kuvurwa? Yego, hari icyizere kinini, hari n'impinduka nziza nyinshi, no kuba buriya nyuma ya cya kiganiro twakoze, hari igihe ntashoboraga no kwicara, n'iyi minota maze itashobokaga. Ibibera inyuma ya kamera byo ntitwabivuga, bo babona ikiganiro cyatunganyijwe gikozwe, ariko haba hakoreshejwe imbaraga nyinshi. Yego, nyuma yaho byakomeje kutamera neza, kuba rero mushoboye kumara n'aka kanya kangana gutya, Imana ishimwe. Hanyuma gukira bifite amahirwe yose, ubu ngubu yose nzakira, nzamera neza. Gusa mbibutse ko ari urugendo, atari n'urugendo, ariko wahita umbaza ngo icyo shingiraho icyizere ni iki? Icyo ngiye kubaza n'ubundi nuko nakubwiye ko uburyo navuwemo bifite amahirwe, ahantu hateye imbere cyane cyane ku isi bigira amahirwe ya 30%, aho ataratera imbere biri munsi ya 5, kabiri wenda cyangwa rimwe. Yego, rero ndashimira Imana ko byagenze neza kuvugwa, ibisigaye ni inzira yo gukira, kandi nayo imbaraga zigenda ziza. Hanyuma icyo nasaba ni uko bakomeza kumusengera, icya kabiri no gusengera umurimo. Nicyo narigiye kubaza nsoza, ntese aba bantu n'ubundi bakoze umurimo mwiza wo gusenga, umusaruro n'uyu nguyu, bakomeze babe baretse, bashyiremo imbaraga, bagabanye umuvuduko, wabasaba iki? Bakwiye gusenga cyane. Kubera iki nsaba ko basenga? Nuko narabyutse gusa ndafatwa, ndababara, bimera nabi, nta mpanuka nari nakoze, ni igitero nyine cya Satani cyo kuri urwo rwego. Rero dukwiye gusengera abantu b'Imana, kubera ko Satani agaba ibitero biremereye, bya bindi bishobora guhitana ubuzima, kandi mukumva mwahoranye, mumva ngo yatunguwe, yabaye ukuntu, yagenze ukuntu. Rero ni byiza ko bakomeza gusenga. Kandi nibyo, none se
reka ubwami bwe natwe ntituba tubworoheye, tuba tubworoheye turamubangamira, niyo mpamvu kuba yahindukira akadutera natwe ntabwo bitunguranye. Yego, hanyuma icyo numva nabasaba gukomeza gusengera ku butangiye mu murimo wo dukora. Ni byiza ko bawusengera, ariko nanone n'abantu bashobora kubamo amaboko bakwiye kuyashiramo, kubera ko Desire azahora kandi ni kubw'inyungu zabo. Yego, ntanze nk'urugero, ubu dufite abantu benshi bazi gukamera, tubana ko mu muryango ntibazana amaboko yabo. Dufite abantu benshi batanga ibiganiro byiza, ntibaze babiduha. N'ubu utashobora kwigisha basi, gerageza basi utanga ubuhamya basi bw'ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, bisangiza abandi bantu barabikeneye. Nibwira ko twese dufatanyije dushobora kugeza ubwami bw'Imana kure hashoboka. Isi irabikeneye, Icyongereza cyinshi uzi, Igifaransa uzi, Igiswahili, Igishinwa n'izindi ndimi ushobora kuzikoresha abo bantu bakumva ubutumwa bwiza. Ahantu nivurije ni ahantu mu bantu badafite icyo bazi kuri Kristo, bakeneye barushe mu buryo nk'urugero itabi banywa gusa. Nanjye kurivuga nanjye ni itabi ryonyine, tubona ko ari indushi mu buryo bukomeye, barinywa nk'ubyiyahuzi. Rero nibwira ko abo rero nibo bakeneye inkuru nziza. Rero nibaza ko twese dukwiye gufatanya, bigiye kuba ibya Desire, bigiye kuba ibya Dominique, be kumva ko baje gushyigikira Desire, baje gushyigikira ubwami bw'Imana. Ejo rwose nshobora kubyuka ntahari. Rero nibaza ko dukwiye gufatanya, wasenga, wabwiriza, wahugura, wakubaka umujene ugiye kubaka urugo ukamwubaka mu buryo bukwiriye. Twese dukwiye gushyiramo amaboko, tukagerageza kubaka umuryango unezerewe, utekanye, ufite ubushobozi, uzatanga n'umurage mwiza. Reka dusubike niba ariko nabyita, kuko gukira byo turabizi ko gukira kurahari, ko tutarakugeraho, ariko turakubona imbere yacu ko guhari, kandi nyuma yo gukira umurimo uzakomeza kugeza ku mwuka wa nyuma. ni kujya tubwira. Yego, reka dusoze. Sinasoza ntavuze ntese wabwira iki umuryango wawe? Umuryango wanjye ndawushimira kuko tugendanye urwo rugendo, baracambaniye neza, baracangwaje, bari mu gushimira muri ntabwo babaye nka Mukayobo. Yego, bagendanye neza kandi n'abantu beza, n'abantu banshigikira mu buryo bukomeye, niyo mpamvu ntibasha kubwiriza. Yego, umuntu ushaka gutanga amaboko ye nk'uko wari uri kubitubwira yabigenza kuri channel hari nimero ushobora guhamagara, hanyuma ukatubwira kimwe mu byo ushoboye, cyaba gusenga, cyaba ubundi buryo Imana ikuyoboramo. Ni byiza ko twese dufatanya ku bw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Yego, reka tubashimire, tureke umushumba aruhuke, ntabwo afite imbaraga zo kumarana natwe iminota myinshi nk'iyo twari dusanzwe dukorana ibiganiro, ariko kuko gukira turi kukubona imbere yacu, nitumara kugera aho ngaho nibwo tuzakora nk'uko twari dusanzwe dukora. Pastor, reka tugushimire kandi dushimire n'abantu bose uku gukira cyangwa uku koroherwa turi kubona uyu munsi kubashe kugerwaho. Ni Imana yabikoze, turabizi neza, ariko n'umusanzu wanyu wagize akamaro cyane, kuko mwarasenze kandi abandi mwatanze n'ibishoboka, hari n'abatanze ibifatika. Abo bose hamwe turabashimiye cyane. Umusaruro wavuye mu mvune n'imbaraga mwakoze n'uyu muri kureba Pasiteri imbere yanyu. Gukira kurahari, turakwizeye, kuko umwami wacu afite imbaraga zirenze z'abadayimoni.
afite imbaraga zirenze iza Satani. Reka dusoze dushima Imana, hanyuma mukomeze mube muri uyu muryango. Uko imbaraga zigenda ziboneka muzagenda mutubona dukomeje umurimo. Mana, mu izina rya Yesu mushimiye kuri Imana itanga ubuzima, ariko nanone ukabutanga kugira ngo tugukorere. Ndasenze Mwami kugira ngo buri wese udukurikiye, yaba muzima yaba urwaye cyangwa ufite ibindi bibazo, ukomeze kumuha ubuzima bwuzuye, kuko wavuze uko waje kugira ngo intama zibone ubugingo kandi zihabwe bwinshi. Ubwo ufite ku mwuzuro rero, muri ubwo bugingo harimo buri kimwe cyose umuntu akeneye kuri twese. Reka rero ubane natwe muri byose, kandi ndagushimiye ko wanyongera igihe cyo kubaho kugira ngo nkomeze nkore ibyo wandemeye gukora. Suka imbaraga muri uyu murimo, uduhe ububyutse, uduhembure, tugirirwe neza nawe muri byose. Ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu, amen.